turaganira ku ikipe y'ingabo z'igihugu APR. Yingiye ifite umukino ku munsi w'ejo, imyiteguro irarimbanyije. Uyu munsi harakorwa imyitozo ya nyuma kugira ngo bacakirane na Pyramids cyangwa se Pyramide yo mu gihugu cya Misiri. Ni mu ijonjora rya mbere ry'ibanze muri CAF Champions League. Turaganira kuri uyu mukino rero, turatumira abafana b'ikipe y'ingabo batubwire uburyo biteguye kuzashyigikira ikipe yabo ejo ku manywa. Muri rusange turebere hamwe rero n'ibivugwa muri ikipe y'ingabo yamaze kuba itandukana na bamwe mu bakozi barabakozi bayo. Hanyuma turaganira ku ikipe ya Rayon Sport ndetse na Police FC. Yewe Rayon Sport contre Gasogi, cyo kuvuga ni iki nuko Rayon Sport nyuma yuko ivuye muri Tanzania naho ivuyemo muri CAF Confederations Cup igomba kugaruka muri shampiyona. Kuwa kane ni umusibe, ejo bazacakirana na Polisi, hanyuma ku cyumweru bazacakirana n'ikipe ya Gasogi yamaze gushyira hanze ibiciro ibwira abantu ko uko kwinjira kuri uyu mukino izakira muri Rayon Sport bizaba bihagaze. Hanyuma usibye ibyo kandi turababwira muri rusange ku mugabane w'i Burayi, turebere hamwe gahunda zihari hariya. Igihe hari nuko William Saliba byamaze kurangira, yamaze kongera amasezerano hariya ku mugabane kandi w'i Burayi. Ama Champions League ziraza gukinwa uyu munsi. Turebera hamwe imikino iri uyu munsi kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu. Hanyuma kandi turaganira kuri Visit Rwanda ndetse na RDB bakomeje gutuma u Rwanda rwose rumenyekana hirya no hino ku isi, nyuma yo mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage ndetse na Espagne. Ubu ngubu hiyongereyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteye gute? Byose turaje tubikubwire mu kanya gato cyane. Muri kiganiro ndaza kuba ndimwe na bagenzi banjye batandukanye, ariko reka mbanze mere kuri Iberi. Ndacyayisaba, waramutse, umeze neza? Meze neza, na amahoro, ndashima Imana. Ukwezi kwa 9 nkusoje neza cyane ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma ukwezi kwa Nzeri, twinjira mu Kwakira. Ejo ni ya mbere Ukwakira, Ukwakira. Rero turashima Imana ko rwose ukwezi kwa 9 tugusoje amahoro. Birumvikana ko dusigaje amezi 2 tugasoza umwaka wa 2025. Abiriso ari ukwa 10, kwa 11 no kwa 12. Yebwo na 3. Na 3. Na 3. Oryo twagize muri December. Ntago kubara. Iyo dusoje kwa 11. Wumva umwaka waranye. Uba wagiye. Wagiye rwose. Iyo minsi isigaye ntabwo bari myinshi. Ariko no kwezi kwa 10 tugiye kwinjiramo kurimo gahunda nyinshi za siporo. Kubera ko nk'iki cyumweru ni icyumweru kiryoshye cyane ku ba sportif. Ku munsi w'ejo hari match ya APR, kuwa kane hari match ya Rayon Sport na Polisi, kuwa gatanu shampiyona iratangira Rwanda Premier League. Umukino w'umunsi wa gatatu guhera kuwa gatanu, kuwa gatandatu ku cyumweru match zizaba zigikinwa kuko hari match ya Gasogi ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana rero twinje mu kwezi kugiye kubamo imikino myinshi, cyane cyane imikino ya shampiyona, no muri shampiyona y'umupira w'amaguru gusa, kubera ko ni nabwo za volleyball baraza gutangira gukina, za basketball muri shampiyona yabo saison régulière. Birumvikana rero kubera iyo mikino mpuzamahanga ya Afrika hakazamo imikino y'ikipe y'igihugu, shampiyona itarajya ku murongo neza, ariko nekereza ko ukwezi kwa 10 kugiye kwisiga irange. Abafana rero ubwonge nibo mbabwira, kubera ko ruviyanga buri umupira n'w'abafana, umupira n'w'abafana ni ubo oba ugenewe. Birumvikana bagomba kuba bari tayari gushyigikira amakipe yabo hasijeje kugira ngo nyine na shampiyona izabe iryoshye cyane. Ubwo ni shampiyona mu byiciro byose cyangwa se muri kategori zose, ntabwo tuvuga umupira w'amaguru gusa. Nepo waramutse? Meze neza, ndi en forme. Na amahoro? Na amahoro. Jezi ni sawa cyane rwose. Jezi ya Real Madrid. Yo ni sad kit. Ni sad kit no ko bari kwikubitana icyo bita imbaraga. Ariko umuntu agutsinda, ariko akagutsinda n'imbaraga. Ariko nakwambaye sad kit bashaka no kuza kuyambara wenda bari muri Kazakhstan. Uyu munsi baraza kujya muri Kazakhstan. Baterwa n'ibyo bateguye muri Real Technique. Biratewe na kit manager wabo. Cyasa kuba yateguye. Uriya kit managers ni abantu nabo b'ingenzi cyane. Ariko nabonye ubwo twatangiye amakuru bayo tuyinjiramo
nabonye n'Amavubi yahinduye kit manager niba yamuhinduye kubera ko wari usanzwe hari ni Eric Tuyisenge Cantona siko yitwa yego kubera ko rero ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ugiye ko n'umuvugizi wari kujya mu nzego z'ubutabera yabivuze ntabwo ari mu kazi babaye bamusimbuje rero uwo bita Ayubu arazwi cyane kubera ko yabaga mu ikipe ya AS Kigali amazemo n'igihe cyane kuko yakoranye n'abatoza bagiye batandukanye yakoranye na ba Eric Nshimiyimana yakoranye na ba Mateso akorana na ba Bwibukasa urumva abatoza bagiye bamusimburanaho muri iyi minsi yakoranaga na Shabani ubwo rero uwo bita Ayubu Hakizimfura yarasanzwe ari kit manager muri AS Kigali akaba yagizwe kit manager w'Amavubi ubwo nyine aje gusimbura Cantona birumvikana ikipe y'igihugu ifite matches zitoroshye mu kwezi kwa 10 bagomba kuba bafite uburyo buzuza iyo myanya cyangwa se bashyira abakozi mu myanya ni byiza rero ni byiza noneho n'umugabo usanzwe anabikoramo ufite ubunararibonye si umuntu mushya bazanye muri aka kazi umugani yaba Fabrice yo buri kipe ya AS Kigali aramuzi ari muri iyo equipe ubivuze neza Eric Nshimiyimana amuzi cyane umutoza babanaga mu buzima bwa buri munsi hafi aho ko kit manager buri munsi abari ku kibuga n'umutoza ubwo urumva bakomunika ni ikintu kiza rero ubwo reka nawe atangira akazi ubwo tumwifuriza imirimo ubwo nyine Rujugira ubwo wabonye boss mushyashya cyane ese urya Rujugira niwe wungirije wungirije bara nyine yari yungirije Cantona ariko urumva connection yabayemo president wa Ferwafa avuye mu ikipe ya AS Kigali hanyuma umutoza wungirije Eric Nshimiyimana yatoje AS Kigali igihe kirekire urumva yagiye anagenda kongera akagaruka ubwo rero urumva iyo recommandation hari ibyo bavuga bati reka tuzane uwo dusanzwe wenda tuzi n'imikorere ye no guhuza bitazagorana ariko nta no guhuza kuba kurenze kuri kit manager akazi k'abakazi kari ukucunga nyine ibikoresho by'ikipe y'igihugu ubwo wenda icyo umuntu yamwifuriza n'imirimo mishya akanamubwira ko umwanya agiyemo uwasimbuye bitamugendekeye neza kubera wenda management itarabaye nziza kuri ibyo bikoresho hari uburyo nyine bitacunzwe neza ari nayo mpamvu nabari gukurikiranwa birakekwa ari byakekwaho ubwo nawe biramusaba kwitonda kugira ngo nawe atazabikekwaho akagira akazi gashya rwose keza akabana neza n'abakinnyi bari abakite managers n'abantu bagirana umubano n'abakinnyi cyane abikira nimero zabo neza barahorana nibo baha imyenda nyine yo kwambara nibo babatunganyirije ibintu byose n'abantu nyine rero bahorana bagomba kuba bafite nyine iyo ubwo bwumvane ntabwo yuko ni ibintu bisanzwe mukina bigarukaho Cantona we kuwa gatanu w'iki cyumweru saa 8 nibwo baza gusomerwa ubwo tukamenya niba wenda agizwe umwere cyangwa se hari ibindi bikimureba kuri wa gatanu saa 8 ariko hari n'umuntu unyandikiye ahanga atari ku byo muvuga ko numva Rujugiro mu mwapugure mu muha ngo ne wungirije atahubwo bishobora guhinduka Rujugiro akaba ari we bungiriza Ayubu akaza kungiriza Rujugiro uzi impamvu nanjye mbyemeza urakoze icyo impamvu nanjye mbyemera ntabwo umuntu mushya wahita umupasa ibi bintu ahubwo Rujugiro bimazemo iminsi yaba ari we rwose uhedinze icyo kintu ahubwo karika twisobye kuko birumvikana ejo bundi hari match nako kanya nizo ngendo zizazamo niko nanjye nanabyifuza pe niko nanabyifuza rwose ubuzima bya bakite managers nibuka ejo bundi duhura n'abatoza mu kipe y'igihugu bariho baserereza Samir babizi ko ari bajyanye South Africa n'Amavubi no muri Nigeria bamwe ati Samir yabonaga abakinnyi basigira ibikapu byabo Rujugiro bamusigira ibikapu birimo inkweto n'imyenda yabo ko Samir nawe amusigira Quantum ubanza ariko byaro ngo Rujugiro ngo yaramubwiye ati Samir atundatikara ko Quantum yisize aturagira ngo bayibe nkuko bari babikoze Ruvuyangire rwose ngo yayifate nibyo byavuze ngo simbona ngo wowe ngutwara ibikapu bijyana ngo ati none ngewe nzakora ubukiti mbananye bw'abakinnyi ngo n'ubukiti mbananye bwa RBA ati ngwino tware Quantum yawe Samir atirenze ko nawe uyifite atirenze ko nawe rwose mu byo ufite nawe ubu uyifite ariko baraserereza
yanze ko baramuzerereza agaragara agaciyemo ubwo nuko umunuzura nyine. Indi update twatanga nabonye urukiko rwa Gasabo rwaranze yuko Kalisa Adolphe dukunda kwita kamarade agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera nyine ibyaha akurikiranyweho. Byakurikiranyweho. Ibyo nabyo twabitangamo rwose update kugira ngo abantu bamenye uko bimeze. Byakurikiranyweho byo kunyereza umutungo no gukoresha inyandiko mpimbano. Nibyo rwose gukurikiranyweho byatumye nyine bamusabira iminsi 30 ariko no kumusabira ntabwo oya rwamuze barabyemeje barabyemeje ubwo ngubwo nyine no gukomeza nawe nyine akihangana ubwo ubutabera nyine iyo bukiri mu kazi kabwo nta kindi bugomba kurenzaho. Hanyuma rero ubwo Amavubi ndayibikiye tuyagarukaho mu kanya ariko reka tubanze tujye Kamana nakire mugaragu waramutse umeze neza. Waramutse neza nkuru nziza. Hari haciye iminsi. Waramutse Rwanda byari biri sawa. Waramutse Rwanda byari biri sawa. Ni ikiganiro gifungura televiziyo kibwira abantu amakuru abagezweho kugira ngo abantu bajye mu kazi bamaze kumenya amakuru. Urumva rero mu makuru bagomba kumenya haba harimo na siporo. Niyo mpamvu umuntu aba yabanje muri Waramutse Rwanda agakomeza mu rugo rw'imikino byose no kugira ngo abantu bajye mu kazi cyangwa se batangire umunsi bamenye ibivugwa muri siporo. Ndahera kuri wowe nkubaza nk'umuntu ukurikirana basket hafi u Rwanda binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda na RDB twari tumenyereye yuko bagira imikoranire n'ama equipe akomeye hariye rwose y'ibikomerezwa hariya i Burayi. Twarabibonye baheri kuri Arsenal bakurikizaho Paris Saint-Germain bakurikizaho Bayern Munich ejo bundi nta gihe kinini giciyemo batwereka ko bamaze kurangizanya na Atletico de Madrid mu ijoro rya rero nimugorane rw'amakuru yongeye kujya hanze avuga yuko bagiye gukora noneho na Los Angeles Clippers ni ikipe ikina shampiyona ya basketball muri Amerika NBA. Bishatse kuvuga iki muri rusange kuba noneho u Rwanda rwinjiye mu mikoranire n'ikipe ikina basket yo muri Amerika? Uvanganyira ngo ubwo ni deal ebyiri kuko ni deal ebyiri zihuriye mu mujyi umwe kuko urabizi ko nuko uvuze basket ariko twibuke neza ko na Los Angeles Rams ikina National Football League. Buriya nituvuga abanyamerika iyo twebwe tuvuga umupira w'amaguru turavuga ngo ni tuyita football. Nuvuga ngo ni umupira w'amaguru ariko tugafata n'iryo jambo ry'icyongereza football ugasanga abantu benshi bagiye kuvuga bavuga football. Leta zunze ubumwe za Amerika yivuze football ntabwo bumva iyi tubona nyine mu kanya turimo tuvuga ngo Amavubi akina ndetse tuza kugaruka kuri APR na ntabwo bumvikana kandana ntabwo ari wabumva. Nuvuga ngo wo ni wa mukino wo umeze nka rugby. Nyine ujya kumera nka rugby ubwo abantu bawumva umeze nka rugby ariko uburyo baba ukinamo ndetse kiti zose bakoresha ibyo byose bitandukanye na rugby. Nuvuga rero abanyamerika ira niyo bita football. Hanyuma ikipe rero ya gukomeza muri Amerika ibyo bita Major Professional Sports Leagues uvuga ngo ni imikino y'ingenzi bakurikira cyane. Ni imikino ine harimo Major League Baseball maribona bayita MLB, hakaba National Basketball Association niyo NBA, hakaza National Football League ariyo mugaro gasobanuraga ya NFL. Hanyuma hakaza niyo bita National Hockey League NHL. Niyo mikino ine bakurikira. So ubwo nibyo nari mvuga ubwo ibera ubwo nibyo nenge kugeraho mbabwira impamvu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari imikino uyita soka bo bayita soka umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya abantu benshi Messi yagiye twe kubangeje mu gikombe cy'amakrebe barabwiranaga bati cyo kureba soka. Barabwiranaga soka wabonaga ko nibonye ko n'ubwitabire ntabwo ubwitabire bwari bwinshi. Buriya iyo kiba ari igikombe cy'imo turareba navuga ko cya baseball wari kubona cyangwa se ukabona ari hockey. Hockey ubwo hockey wo ni wa mukino bawukinira ahantu hameze nk'anyera muri sare
bagendera ku nkweto z'amapine n'akantu kameze nk'akamwe bakinisha golf bagenda batwara ubwo urumva kusobanura uterekana nabyo biba bigoye. So icyo rero nibyo nabwiraga, niba uwo bafata nk'umupira w'amaguru wabo ni umukino ukomeye, ni umukino ukurikirwa cyane. Abantu benshi iyo bumvise iyi NFL akenshi buri gihe batekereza ikintu cyitwa Super Bowl. Super Bowl navuga ko ni umukino uruta iyindi w'amakipe aba yaritwereza mu byerekezo, kuko wariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imikino yose bayikina mu makonferansi mu byerekezo. Hanyuma umukino uruta iyindi abenshi iyi NFL cyangwa se National Football League ikunda kubaza moto cyangwa bakunda kuyikurikirana iyo bareba ngo icyitwa halftime show. Super Bowl halftime show. Urabiswe ibushize yakozwe na Kendrick Lamar. Nuvuga ngo biriya birori bizamo muri halftime. Iyi rero kuba rero bagiye mu ikipe ya Los Angeles, ino Los Angeles Rams ni ikipe nayo izi gutwara ino Super Bowl muri rusange, kuko yabaje kwitwara. Iyo ni deal ya mbere navuga ko ikomeye, ko umwe mu mikino ine abanyamerika bakurikira yitabirwa, nuvuga ngo imwe mu makipe muri stade zayo ndetse no ku birango byayo hagiye kuzagaramo Visit Rwanda. Ibi ni ikomeye. Hano mu Rwanda kenshi dukurikira ino National Basketball Association cyangwa se NBA mikino ya basket. Ikipe rero ya Clippers bivuze iki? Nuvuga ngo ikipe ya Los Angeles Clippers ni ikipe nubundi iba muri no mujyi. Hano muri no mujyi habamo n'ikipe ya Los Angeles Lakers. Navuga ko ni nayo kipe ikomeye mu mukino w'intoki basketball, imwe bita mu franchise team. Yo ni ikipe ya Boston Celtics cyangwa se amakipe akomeye y'ibihe byose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno mujyi ubamo ino kipe ya Los Angeles Clippers, ariko hakamo na Los Angeles Lakers ariyo isanzwe ifite izina remereye muri basket. Ariko Clippers ni ikipe navuga ko uno mwaka ugiye kureba ibyitwa rosters cyangwa se abakinnyi izaba ifite. Uno mwaka ushize w'imikino bavuye muri kimwe cya kane mu mikino ya playoff, bakuye muri ikipe ya Denver, ariko byasabye ko bakina game 7 cyangwa se umukino wa karindwi wa kamarampaka, kuko Denver bakuyemo kuri ku mikino ku nsinzi 4-3. Clippers ni ikipe ifite amazina akomeye, mwarabonye ubwo ibirori duheruka kwakira, ndetse ni waramubonye Kawhi Leonard yari hano mu Rwanda cyane cyane kugira ngo afashe abana kuzamura ibitekerezo cyangwa se no kwaguka no gutekereza imbere cyangwa kure cyane mu mukino w'intoki wa basketball. Baribonye muri Giant of Africa, baramubonye Kawhi Leonard, rimwe mu mazina akomeye umukinnyi ugeze kuba MVP muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikipe ya Los Angeles Clippers rero ukurikije uko umwaka ushize yitwaye n'uno mwaka, navuga ko Visit Rwanda izagaragara cyane, kuko ni ikipe irwabwa amahirwe ko mu cyerekezo cy'uburengerazuba ishobora kuzagera kuri final ndetse ikaba yanatwara n'igikombe cya final y'uburengerazuba. Nyuma yo kurwana no kugumana abakinnyi barimo Ivica Zuba, umunya Croatia w'umuhanga cyane, bagumana Derrick Jones Jr. naye ni umukinnyi mwiza, gusa batakaje uyu musore yitwa Michael Porter Jr. yamaze we kuva mu ikipe ya Los Angeles Clippers, yamaze kwerekeza muri Brooklyn Nets. Ariko nk'uko bivuze bafite James Harden. James Harden ni umugabo wagiye anamba kuri equipe, cyangwa se nawe ubona ko ahari n'abakinnyi nk'uko twagiye tubivuga n'aba Nicolas Batum kuri experience, wenda nubwo agenda kura agana mu zabukuru. Icyo avuze gikomeye cyane ni equipe ubushize uburyo yavuyemo, ni equipe yavuyemo ariko itanga icyizere. Buri yatsinzwe na Denver ariko bisabye game 7, ni equipe nayo wavuga ko izatanga ibirori, imaze iminsi byibuze yitwara neza mu cyerekezo iherereyemo. Navuga ko ni deal nziza David arakivuga mubwira bamwe ku bakinnyi. Nibyo kubera ko ugiye no kureba impamvu navuga ko ari ikipe iza kuza izabikomeye, izanatanga akazi, kuko ugiye kurebana n'umutoza Tyronn Lue, umutoza wayo mukuru, n'umutoza ufite izina, umutoza nawe utanga icyizere ko n'umwe akashobora kuba yatanga akazi. Ni ikipe yanongeyemo abakinnyi